Aha ni mu mudugudu wa Ruhuha nahazwi cyane nk'Ikarama. Aha ni mu murenge wa Kinazi mu karere ka Ruhango. Muri aka gace haravuga inkuru itari nziza, ni inkuru y'incamugongo. Umwana w'umusore wari ugeze mu kigero cy'imyaka 17 yafashe umwanzuro ugayitse wo kwiyahura, biza kumuviramo gupfa. Nyakwigendera Manirahari Elisa ng'intandaro kugira ngo yiyahure. Uyu mwana w'umusore ngo aherutse gutaha mu gicuku yasinze, ngataha gana saa sita za nijoro. Uyu mwana ngo byaje kurangira ko mangiye iwabo. Ise ngo umubyara yarabyutse asanga umwana baje bamurandase yasinze, ngo yanga ko umwana we yinjira mu rugo rwe ngazagaruka inzoga zamushizemo. Uyu mwana ngo byaje kurangira afasha amabuye atangira gutera mu birahure by'inzu, biza kurangira atanaraye iwabo kuko yaje kujya kurara kwa nyirakuru. Mu masaha mu gitondo yongeye kubyuka ngateza akavuyo, akomeza kugenda arwana na se umubyara amubaza impamvu yaraye yanze kumukingurira. Uyu mwana ngo mu gahinda kenshi gakabije yahise ajya mu nzu maze afata ibinini bihungira imyaka ahita binywa, biza kurangira anyweye ibinini bigera kuri 2 ngo bihutiye kumusuka amata kugira ngo barebe ko baca ibi binini imbaraga. Nyamara yakomeje kurwara, byarangiye bamujyanye mu bitaro bya Kinazi. Akihagera yahise apfa. Nta ruhare mbifitemo, byo nukumarabika. Mu ijoro saa 6 twumva abantu barakomanze. Umwana yaje arandaswe n'umugabo witwa Gahimano Epimaki. Ndavuga ntese izi saha mumuzanye ko ndeba munzaniye umurambo. Namubwiye ko azajya asindira, azajya byibuza aryama kaza mu gitondo. Ndamubwira nti jewe izi saho zigeze singukingurira. Abagabo barataha, ndangije njya mu nzu. Umwana atera ibuye ku kirahure. Umwana kubera ibyo yaramaze gukora, nyirarume yaje mpamagara se wabo. Ibyo bintu byabaye bareba. Umwana bamaze kumuvugisha, ndavuga nti jyaho kugira ngo ararasakuriza gutya ni mu mujyane. Umwana bamumanukanye yaraye kwa nyirakuru. Ni ukuvuga ngo yaje avuye kwa nyirakuru mu gitondo. Ubwo umwana yinjiramo hariya mu nzu, ajya mu kabati aho mbika imiti ihungira. Noneho yasohotse tutazi ko yamaze gutora ikinini. Yafashe igikomba anywa amazi ahita afata n'ikinini arohamo. Icya kabiri abakiroshyemo. Urumva ntitwari kumufata mu izosi ngo tukimurute. Se twihutira kujya kumwakira amata, yanga kuyanywa, tuyamusuka ku ngufu. Nibwo twahise dufata umwanzuro wo kumujyana kwa muganga. Niho yaguye. Aho ngaho abo bagabo bamukwe batubwiye ko bamukwe ngo kwa Mariya ko mu muhanda ariho yatembaga yaryamye ngo yanahasinziririye. Nkeka ko ibyo bikomere byo mu mutwe yaba afite ariho yaba yatembaga. Kubera ko muri iryo joro, kubera ko mu gutaha yatashye muri iryo joro amukubita nk'utunyafu nka 2. Ntabwo twari dukanganye pe, ariko nabonaga harimo uburakari bwishi. Niho mpamvu nahise musohora tujyana ku irembo duhita tugenda. Ariko rwose utunyafu 2 twayatumukubise nk'uhana umwana ngatazongera gutaha n'injoro. Umujinya umuraramo kubera izo nzoga yari yanyweye n'ubwo bubabare bwose. Yarananiranye yararaga mu kabari n'abaturage barabizi. Ni inzoga pe. Abo mwana yarananira bakampamagara. Maze nk'inshuro zigira mu 10. Anywa inzoga agasinda sinzi ibintu banywa babyita ngo ikira ngo ni ibyuma. None iri joro rero nagiye kubona mbona arabaraje na nyina. Nteze ko muje ati yaje yasinze, ati papa zabayo atarakinga, ati twaraye mu rugo, ati na nyirarume, ati na se wabo. None n'umuryame tuzabimenye. None mu gitondo ndamubwira nti byuka tugende turebe kuko wakingirana ari ukubirukana cyangwa se yagira ngo acyaho umwana. Amaze kumukingura mbasiga ngeze akwirembo aramagana ngo ikinini. Yewe n'abaturage barabizi yanywaga inzoga akuzuza. Siborurema Celestin ari we se w'uyu mwana avuga ko ngo icyabaye intandaro kugira ngo uyu mwana yiyahure ari ubusinzi bukabije cyane ko ngo yaramenyere kunywa inzoga zitwa ibyuma, nizo ngabona zatumye uyu mwana we afata umwanzuro wo kwiyahura. Ni nabyo bamwe mu baturage batuye muri aka gace ndetse na nyina umubyara ntacira kari urutega n'ubwo umwana we yamaze gushiramo umwuka, nawe ahamya ko uyu mwana ngo yari yaramunaniye kubera ikibazo cy'ubusinzi. Bavuga ko ngo uyu mwana yarangwaga no kunywa inzoga nyinshi zizwi cyane ku izina ry'ibyuma, ngo nta kiwabo batamugize bamugira inama yo kureka izi nzoga, ariko ngo yari yarabananiye, ahubwo ngo yarageze naho yirirwa mu ndaya maze ubundi ngo agataha mu gicuku abuze amahoro abo mu muryango we. Iyi nkuru mbi ngo yateye icyasha abo mu muryango we, cyane ko hari n'undi witwa Fokasi uherutse kwiyahura. Ngo ntabwo ari uyu wiyahuye mu muryango wabo gusa ariko ababyeyi bo ntibakiriye inkuru neza kuko bavuga ko uyu mwana wabo bateye icyasha cyo kwiyambura ubuzima akiyahura. Yanywaga inzoga zikabije, inzoga yanywaga cyane ngufu cyangwa ibyo bita ibyuma. Naje ngeze ku isantere sanga abagabo barimo baravuga ko gupfa kwe hari uruhare umuryango ufitemo. Ndababwira uti se bishoboka bite ko umuntu yagira uruhare rwo kwicira umwana we? Ni umuntu wanywaga cyane rwose akara mu kabari n'indaya, bavugaho n'indaya nyinshi cyane. Ariko icyasha cyo cyabonetse cyo kugira umuntu abe yiyahuye mu muryango nk'uko ngo inzoga zirimo zirabita ngufu zibimba umucupa butoya. Abana barabingwa asanga barayayo. Ntagare wenyine samwe wenyine ugira. Byarangiye rero kwa kwiyahuza ibiyobyabwenge afashe uriya mwanzuro wo kwiyahuranya. Uko
yaje yasinze baramukoma komaranga ariko nuko imikorwa yahise birangiza. Umunyamakuru wa BTN TV ku murongo wa telefone yagerageje guhamagara umuvugizi wa polisi y'igihugu mu ntara y'Amajyepfo Kamanzi Hasani ngo tumubaze byinshi ku by'iyi nkuru, nyamara ubwo twamuhamagaraga ntiyigeze hatwitaba. Mu gihe yazatwitabira twazagaruka kuri iyi nkuru. Nyakwigendera Manirahari Elisa yiyahuye ageze mu kigero cy'imyaka 17. Yari yarataye ishuri ahubwo yarayobotse kunywa inzoga zizwi cyane nk'ibyuma, cyane ko ngo hari n'urundi rubyiruko rutuye muri aka gace rwavuye mu ishuri ahubwo rukigira kunywa izi nzoga, ngaho bari barakoze ishyirahamwe ryo kuzajya bagurirana inzoga zizwi cyane nk'ibyuma. Ibi rero ngo bihangayikishije na bamwe mu babyeyi abana babo bagiye muri iri shyirahamwe ryo kuzaza bagurirana inzoga, bakanavuga ko ngo intandaro kugira ngo nyakwigendera yiyahure byaturutse ku businzi bukabije, bikaba ari byo byatumye yiyambura ubuzima agapfa. Iyi ni BTN TV, Ngendi Mahoro Samsoni. Aha ndi mu karere ka Ruhango, ndahazwi cyane nk'ikarama, aha ni mu murenge wa Kinazi mu ntara y'Amajyepfo. wari uriho ukuramo urugi yahise amukubita igitsiburira ahita ahoboka mu muhogo. Inifomu ya leta yari yambaye nabo bagenda bagatoragura mu makaritsiye bakaza basenya. Ko umwe muri abo baje gusenya yafashe uwo muntu, uyu mumama wahangaha mama Rugwiro aramusunika agwa mu cyobo, amaze kumuta mu cyobo twahuruye tuje gutabara. Hari abaturage bahari bo mudugudu wacu. Yego bimaze kubaho twe twaje tuje gutabara nk'abaturage batuye umudugudu wa Gitaraga. Twagize amahirwe na polisi y'u Rwanda iraza. Yego niyo yashira dufasha, niyo mpamvu na hari umutuzo. Aba ni bamwe mu baturage batuye mu mudugudu wa Gitaraga mu kagari ka Kibenga mu murenge wa Ndera mu karere ka Gasabo, bavuga ko bababajwe n'ibyakorewe Muhongerwa Jacqueline ngo waje gusenyerwa n'ubuyobozi bw'akagari buri kumwe na daso coordinator w'umurenge, aherekejwe n'ushinzwe imyubakire ku rwego rw'umurenge, ngo bahagera umwe mu bari baje gusenyera uyu muryango agasunika uyu mubyeyi akamuta mu cyobo gisaga metero 10 akaza gukurwamo ari ineri. Ubwo twageraga habereye ibi, abo muri uyu muryango batugaragarije icyangombwa bari barahawe na enjeniyeri w'umurenge wa Ndera, aho bari barahawe icyangombwa kibemerera gusimbuza ibiti ndetse n'igisenge badahinduye imiterere y'inzu no kubaka ubwiherero bushya bungana na metero 2 kuri 2 hagasenywa ubwo bari basanganywe bwari bushaje. Ngo uyu mwenjeniyeri wari watanze iki cyangombwa yaje kwimurwa haza umushya, ngo ari we watangiye kubabushabusha kugeza ubwo yaje kubasenyera bafite iki cyangombwa. Mu gahinda kenshi bano baturage bavuga ko ibyakorewe uyu muturage bidakwiye, bagasaba ko bamutaye muri iki cyobo nubwo yavanywemo akajyanwa kwa muganga, ariko bakagombye kubiryozwa. Hari umugabo niwe wabaye nk'uhungabanya uriya mubyeyi yaje amwegereye arimo abaza ati ariko ibi ni ibiki gute mudusenye, yamufasha amuzunguza ararekura. Uwo ninde wamufashe? Ngo ni umwenjenyeri, ariko niwe wamufashe aramuzunguza amunaga muri cya kinogo. Noneho gitifu abonye ko bikomeye gutyo, gitifu uwuhe w'akagari n'abo badaso baherako basohoka batanya gufata umugabo babandi bari gusenya, bo baherako bahuruduka babirukanse kubera twa turi bakeya, bamwe babirukanka barabacika. Naherako mfateza njye nirukanka njya ku muhanda njya guza ati nimutabara umukuru w'umudugudu nyaboneka, dore umuntu bamukuye mu cyobo. Nibwo nahinduye, ntabwo umukuru w'umudugudu yari hano muri karitsiye, nta wari uhari. Mperako ndanyandakata ndagaruka, ntageze usanga n'ubundi wa muntu aracyari. Ubwo nuko byagenze, nta kuvuga ngo ubavuga hirya no hino wapi. Uwamutuyemo uwo mwana w'umukobwa waramuzi, yamubonye uwamusita yagarika turumwa amuturamo, urumva bo bari bahari, bo bari bafite amapiki. Ko umwe muri abo baje gusenya yafashe uwo muntu, uyu mumama wahangaha mama Rugwiro aramusunika agwa mu cyobo, amaze kumuta mu cyobo twahuruye tuje gutabara. Hari abaturage bahari bo mudugudu wacu. Yego bimaze kubaho twe twaje tuje gutabara nk'abaturage batuye umudugudu wa Gitaraga. Twagize amahirwe na polisi y'u Rwanda iraza. Yego niyo yashira dufasha, niyo mpamvu na hari umutuzo. Ariko icyatubabaje niba ibintu byakozwe ukaza uvuye ku murenge ukaza uje gusenya ibintu, ntumenyesheje nyiri umudugudu mubwira ati ibintu byakozwe mu mudugudu wawe ni ibiki, uraje urabisenyesheje utaye umuntu mu cyobo
turacyari mu minsi 100 ntabwo irarangira sibyo twahunganya nk'abanyarwanda igihe nitwa Nyirabizerimana Valentine kandi umutwara sibo nkaba vice presidente mu rugaga rw'abagore mu mudugudu wa Gito nisabira ubuyobozi ni ukurenganura umubyeyi bakanamuvuza bamutayemo ikindi abayobozi bagakurikiranwa acungiwe umutekano mu buryo bukomeye cyane ngo kugira ngo ataza gufatwa amashusho n'itangazamakuru. Umuyobozi w'uyu murenge wa Ndera yagize ubutumwa agenera aba baturage bari bashyize amajwi yabo hejuru bavuga ko ibyakozwe bidakwiye ndetse bagomba guha ubutabera uyu muryango. Iyo bavuze ngo umuturage ku isonga sibyo ni umuturage wumva ubuyobozi wumva za gahunda za leta sibyo. Ubu hari umuturage ufite ikibazo n'ubuyobozi ahangaha njye hari umuntu ufite ikibazo hari umuntu umwe ufite ikibazo none se kweki mwumva ko twabarenganya kandi ari mwe dushinzwe. Ubu ngiye kuba ndahangaha nuko muhari mudahari ntabwo naba mpari sibyo. Mugomba rero kwishyiramo ko ubuyobozi bubakunda. Mu gahinda gasaza umutima Rwanani Anastasi umugabo w'uyu mugore wajyanywe kwa muganga nyuma yo kujugunywa mu cyobo gifite ubuhaname busaga metero 10 aratubwira amanzaganya bahuye nayo n'ukuntu ngo bakomeje kubushabushwa n'ushinzwe imyubakire muri uyu murenge. Byose narabikoze rero uwo muenjeniyeri mushyashya aza rero ambwira yuko ngo nakoze amakosa ngo nubatse mu bitaro byo bampaye. Arangije arigendera saa 2 z'ijoro arampamagara ati ni nkagafata. Yego. Avuga ati rero bagafata nta gafata mfite. Yego. Ugashaka gafata kangana iki? Yego. Ngo kugira ngo ibintu byawe ngo birame ngo bikomere ngo nimbanze ngo mu 400. Ku murongo wa telefone tuvugana n'umuvugizi w'umujyi wa Kigali Madamu Emma Claudine Ntirenganya yagize byinshi atangaza kuri iki kibazo ndetse agira n'ubutumwa agenera abaturage batuye mu mujyi wa Kigali cyane cyane bashaka ibyangombwa byo gusana ndetse n'ibyo kubaka. Kuba umuntu waguhaye icyangombwa runaka yakwimuka ntabwo bisobanura ko yimukanye n'icyangombwa. Icyangombwa cyo gikomeza kugira agaciro, ahubwo igikomeye cyane ni kibari cyo kureba ngo ese ibyo wasabwe gukora nibyo urimo gukora cyangwa birengejeho. Hahandi dukunda kwibutsa abantu ngo iyo uhawe icyangombwa cyo kubaka ugomba gukora ibyo waherewe icyangombwa. Iyo hageze ibyo urenzaho bibara akajagari kandi ako kajagari gakurwaho. Uyu nguyu rero nawe yari yahawe icyangombwa cyo kubaka dushe agakora n'amasuku ariko arenzaho atangira komekaho ibindi byumba byo gukodesha nk'uko yari asanzwe afite n'inzu zo gukodesha. Ako kajagari rero niko kagombaga gukurwaho. Nk'uko mwari murimo kubivuga rero habayeho impanuka iby'ibyago uyu mudamu nyir'urugo agwa muri kiriya cyobo. Kugeza ubu ngubu ku makuru dufite bivugwa yuko ashobora kuba yakiguyemo gutyo gusa ariko biranashoboka ko hari umuntu ushobora kuba yamukomye. Mu by'ukuri ntabwo turamenya neza ngo byagenze kugira ngo agwemo, ariko igikomeye cyane tureba ni ubuzima bw'umuntu waguye mu cyobo hanyuma tukareba ngo buhagaze gute. Yajyanywe rero ku bitaro bya Masaka, ambulance yaje kumutwara ku bitaro bya Masaka. Kubigaragarira amaso wabonaga ko nta gikomere afite, nta kibazo afite, ariko buriya iyo umuntu akoze impanuka nk'iyo ngiyo ntabwo ushobora guhita ubirebesha amaso ngo uvuge ngo nta kibazo afite. Dutegereje ibiza kuva kwa muganga kugira ngo turebe niba bamusezerera, niba basanga nta kindi kibazo yagize cyangwa se niba gihari noneho agahabwa ubuvuzi akeneye. Ku cyifuzo cy'abaturage basaba ko abagize uruhare mu guhirika Muhongerwa Jacqueline muri iki cyobo basaba ko ababikoze bakagombye gukurikiranwa, turacyagerageza kuvugana n'inzego z'umutekano kugira ngo zitubwire icyaba kirimo gukorwa kuri byo. Amakuru make turaza kumenya tukaba tuzayagarukaho mu makuru ya Chata. PTN TV mu murenge wa Ndera wo mu karere ka Gasabo mu mujyi wa Kigali, Ndindahiro Valence Papi.
umugabo n'umugore rero ngo hari akayoga banyweye ngo karabica. Ni isanganya ryaje tuhora n'ibyago nyine urabona ko twabuze abavandimwe bageze kuri 3 ariko amakuru ahari nyine ni uko banyweye inzoga zanduye. Gusa ahangaha turi hapfuye umugabo n'umugore we, hari undi muntu bahambye ejo. Abaturage 3 bo mu mudugudu wa Bushingu akagari ka Gikombe umurenge wa Rubavu w'akarere ka Rubavu nibo bivuga ko ngo bapfuye bazira kunywa inzoga zitujuje ubuziranenge. Abaturage bavuga ko ngo ku munsi w'ejo aribwo bashyinguye umwe ngo ariko bidatinze agakurikiraho umugabo n'umugore abukekwa ko ngo banyoye tineri, abandi bakavuga ko ngo banyoye kanyanga. Umugabo n'umugore rero ngo hari akayoga banyweye ngo karabica. Uwa mbere yapfuye hagati ya saa 9 na saa 9 n'igice ejo bundi, z'ejo bundi yego. abandi bo bapfuye hagati ya saa 1 na saa 12 umugabo n'umugore. Ahangaha turi hapfuye abantu 2 umugabo n'umugore, hari kuvuga ko hari undi wapfuye ejo nawe bashyinguye, haracyavuga ngo hari n'undi turi kumva ngo nawe wapfuye, niba ari byo simbizi nanjye ni inkuru ndi kumvira ahangaha. Ubundi amakuru ahari batangiye baribwa mu nda no gucika umugongo no guhuma. Nero ugasanga n'ubundi ziranzoga n'ubundi zica n'abandi uko tumva ku makuru y'ahandi zibica n'ubundi batangiye guhuma. Ubwo rero wapfuye mbere nawe yapfuye atangiye guhuma no gucika umugongo. Biba ngombwa ko n'abandi nabo bafatwa kwa kundi uko undi yafashwe, biba ngombwa ko bajyana kwa muganga kwikubitiro ubwo baguye ku bitaro. Nubwo benshi mu baturage bo muri aka gace bemeza ko ngo banyakwigindira bazize kunywa inzoga zitujuje ubuziranenge, abandi baturage bavuga ko ngo atari inzoga zabishe ngo ahubwo bishwe n'amarozi. Iyo nzoga ntabwo yica, ahubwo hapfuye babaroze ntabwo ari inzoga yica. Inzoga ntiyica, inzoga imara inyota. Mbega uzajya mubeshera inzoga, ntabwo ari inzoga yabize. Inzoga ntiyica, hica uburozi. Hica uburozi, ntabwo inzoga yica. Ntabwo iyo nzoga rero ariyo yisha abantu, nubwo yabicuruzwa hano ntabwo ariyo yica abantu. Ntari bwa mbere bazinywaho, basanzwe bazinywa kazi naracuruzwa, kuko nabo bacuruzwa turahazi turababona kandi bazinywa. Ariko n'ubundi rero kuba bazinyweye bakazura icyo kibazo turugusanga ari ibintu byo ari uburozi ufaze inzoga babashize kubayitana. Ariko se izo nzoga bari kunywa ni bwoko ki? Ni inzoga zo mu bwoko bwa kanyanga, ariko utamye kanyanga bwoko kikora kuri ubundi urebye ntabwo ari bwa mbere bazinywaho, basanzwe bazinywa. Icyakoze abaturage bakomeza bavuga ko ngo bashenguwe n'urupfu rw'abanyakwigendera ngo dore ko izi nzoga zacururizwaga muri aka gace ubuyobozi burebera. Ubuyobozi bwo sindi bubizi, buba mu ijuru sindi bubano ku isi. Babizi bazi ko hano ari inzoga nose batemenya ko niba twenga abaturage tubona bazinywa ubuyobozi bwo butuye mu ijuru. Hari etaje ba mu ijuru se barabizi. Ndi kuvuga nyine kuvuga ngo ubuyobozi bwo urebye bushyiramo imbaraga nge. Itangazamakuru riganira na Murindwa Prosper, umuyobozi w'akarere ka Rubavu, yaduhamirije iby'aya makuru y'urupfu rw'abanyakwigendera agira ati: turacyashaka amakuru ngo turebe neza aho bihuriye, ariko mu karere ka Rubavu ni abantu 3 tuzi bamaze gupfa, harimo uwapfuye aguye mu baturage nyine aguye mu rugo ku itariki 15, hanyuma ku munsi w'ejo nabwo hapfa abandi 2 kandi bashakanye umugabo n'umugore. Duhita rero tuvuga tuti hari icyo bihuriyeho, harimo no gukeka ko hari ibyo banyoye byaba byarabahumanyije. Aba baturage 3 bo mu mudugudu wa Bushingu akagari ka Gikombe umurenge wa Rubavu w'akarere ka Rubavu bapfuye nyuma yo bikekwa ko ngo banyoye inzoga zitujuje ubuziranenge, nyuma y'abandi baturage 6 bo mu murenge wa Bigogwe w'akarere ka Nyabihu bapfuye bazira kunywa inzoga zitujuje ubuziranenge. Aho bamwe mu bashumba bagiye basangwa mu biraro, abandi bagezwa ku bitaro bikarangira bahasize ubuzima. Jacques Tuyishime, iyi ni BTN TV mu karere ka Rubavu. Umva bavuze ko umuntu aguye mu idamu mu banyeshuri baguye matini, ubwo twavuye tuhageze dusanga yaguyemo koko. Kuyakira ni ukuri kureba turababaye n'amarira n'agahinda gusa, hejuru umuntu wacu waheze mu mazi. Ikizamini agishoje n'abandi bana noneho baza koga hano, ariko ubwo yari ataye inzira y'iwabo
kuko iwabo ni ku irebero muri Rugarama ya kabiri. BTN TV turi ku cyuzi cyo mu mudugudu wa Bikonoka mu kagari ka Noma mu murenge wa Mushire wo mu karere ka Nyagatare. Humvikanye inkuru ku munsi w'ejo y'umwana w'umuhungu witwaga Murangira James wari mu kigero cy'imyaka 19 wigaga ku kigo cya GS Matimba mu mwaka wa 5 w'amashuri yisumbuye. Waguye mu cyuzi ubwo yaragiye koga avuye gukora ikizamini ku gicamunsi cy'ejo hashize. Ararohama ahita asiga ubuzima nk'uko abaturage baganiriye na BTN TV bagiye kuba basobanura iby'urupfu rw'uyu nyakwigendera. Kumva bavuze ko umuntu aguye mu idamu mu banyeshuri baguye Matimba. Ubwo twahuye tuhageze dusanga yaguyemo koko. Abagabo bazi koga bagiye kogamo baramubura. N'abuyobozi bwari bahari na za pandagari zari zihari. Barashakisha baramubura. Ariko none ku munota wa nyuma babonye burije bati mutahe abayobozi. Mutahe turashaka za manini zazazimukuremo. Ubwo twongeye tuziruka mu gitondo saa 12. Kamarine zitarahagera n'ubundi turazibona abaturage n'ubundi abagabo barongera bajemo kumushakana n'ubu bamubuze kugeza n'isaha bamubuze ariko kuva batwemereye bazana za manini zikamukuramo boze buwagiyemo ngo baroga we noneho aracurira baramubura bari bavuye ku ishuri Matimba umurenge wa Matimba ni hafi n'ubundi baraturukaga bakaza kogamo bivuze ngo ari yaturutse se oye abanyeshuri bavaye bakaza koga mu gihe cy'isaha 9 saa 10 none ubwo n'ubundi bumva byabaye ayo masaha yakira n'ukuri kureba turababaye namarira n'agahinda gusa hejuru umuntu wacu baheze mu mazi ikizamini agishoje n'abandi bana noneho baza koga hano ariko ubwo yari ataye inzira y'iwabo kuko iwabo ni ku irebero muri Rugarama ya kabiri ubwo agomba kunyura hariya guca akamanuka hariya kuri hoteli kwa Bena akambuka iwabo ariko nyine uyu munsi gwageze nta kundi ugasanga n'abandi bagenzi baje koga hano yatubabaje mwabimenye nka sangahe twabimenyeje nka saa 8 tumvishije iyo nkuru duhurira tugira ngo wenda turagira icyo turamura dusanga Fatime rwarangiye bagerageje babuze inkuru mbi ntiyobekana amatelefoni abo bana bavuyemo bahagiye barabwira umuntu amatelefoni gagacicikana bari guhamagara baturuka imihanda yose abavuye ku ishuri bagiye koga amaze kugwamo abana uyu ni uwa kabiri uguyemo hari n'undi mwana uri hagati y'imyaka 16 na 17 waguyemo nawe yaturutse muri Gatandatu yaje koga asaba ubuyobozi uburyo badushakira ukuntu hano bashyiraho n'umuntu wajya uharinda umutekano kugira ngo ibidamu bitazongera rikaduhekura undi muntu tukamubura. Ahangaha twageze ku isaha saa 1 hari ibyago nyine nk'uko mubona umuntu wacu yaguye mu damu rero nyine yaje koga yaje nasigaye yaguyemo ejo mu masaha y'ikigoroba ahantu yaguremo ni mu bice by'ahangaha nyine mu mazi amazina n'umugabo Claude umurenge ni Mushiri akagari n'Ugarama ya kabiri umudugudu ni Rebero nyakwigendera n'umuvandimwe ni umuturanyi wa hafi ubundi twebwe twabimenye ejo saa 8 n'igice tuza hano abashobora kujya mu mazi bajyamo barashakisha inzego z'umutekano zirahagera batubwira yuko bidashoboka batubwira yuko ari buze marine zikadufasha muri make nyakwigendera ni Murangira yigaga haraguru GS Matimba mu wa 5 muri make ndumva njye hari dufite yitwa urebye ari mu myaka 19 hagati ya 18 na 19 yari arimo na bagenzi be barimo bakura nyine bavamo niba wari uri inyuma y'abandi aza kubabwira yuko nyine arushye ngombwa ko basura inyuma bajya kumureba ariko ntibyabahira ko bamubona nyine nk'uko byagenze nyakwigendera yaguyemo avuye kugana he bari bavuye ku ishuri ko bivugwa ko yuko iwaba ari muri Rugarama hano yahageze ate bundi muri rusange baje koga nyine yari kumwe n'abagenzi be bava ku ishuri baza baje koga bisanzwe nuko nyine urupfu rwe rwagenze oya ntabwo ari ubwa mbere hari n'abandi bana bagiye bagwamo ariko bikaba amahire nyine tukabashaka tukababona hatabanje kuzihuza inzego z'umutekano abo muzi ni nka bangahe bamaze kugwamo ni 3 babiri gusa twebwe twamye saa 10 rero saa 10 nibwo twahuriye tuhageze dusanga koko uwo mwana yavuye mu idamu baramushaka baramubura ubwo rero mutahe muzagaruka ejo
mu gitondo bavuze ko mugenzi wabo ariko musubika yabwiye mu idamu ubwo rero bamaze kuba mu idamu baragenda. Umuri busanzwe mama iri damu risanzwe rigwamo abantu bimeze gute? Haguyemo umwana umwe muri batandatu. Kugeza ubu ngubu abuzi bamaze kugwamo ni nk'abangahe? Uyu nguyu ni wa kabiri. Iyo nkora nyine twakiriye dufite agahinda. Ubona kuba turi hano gutya ntabwo twishimye amagara yose. Nyine ngiye narindi muri karitsiye muri Kanenge kubarumva abantu bari kuvuga ngo nyine hari umwana w'umuturanyi nawe waje kuvoma muto ufite nk'imyaka 12. Ndi mu rugo numva abantu bari kuvuga ngo umwana w'umubyeyi yaguye mu mazi hano. Turamanuka tuzi ko umwana uguye. Tugeze hano ku idamu dusanga ntabwo ari we ngo ni umunyeshuri nyine turabaze yaguyemo gutya bavuga ko yagumwe n'abandi banyeshuri bari kuvuga bari mu mazi. Nyine twahageze dusanga nyine ngo yaguye mu mazi abantu bajyamo nyine bari kumwe. Ahangaha twageze ku isaha saa moya hari ibyago nyine nk'uko mubibona umuntu wacu yaguye mu idamu waguyemo nyine yaje koga birangira nyine asigaye yaguyemo ejo mu masaha y'ikigoroba nka saa 12 gusa. Ari gukora iki mama? Ikizamini agishoje n'abandi bana noneho baza koga hano ariko ubwo yari ataye inzira y'iwabo kuko iwabo ni ku irebero muri Rugarama ya kabiri. Ubwo agomba kunyura hariya guca akamanuka hariya kuri hoteli kwa Bena akambuka iwabo ariko nyine uyu munsi gwageze nta kundi ugasana n'abandi bagenzi baje koga hano. Iyi muri ncamugongo mwayimenye nka sangahe? Ncamugongo rwose yatubabaje. Mwayimenye nka sangahe? Twabimenyeje nka saa 8. Usanga n'abana y'imyaka 10 n'ay'imyaka 6 bose bari kujyoga yaje ari kumwe n'abandi basore batatu baraza bajya mu idamu baroga maze koga none amaze koga isaha zigeze bagiye kuvamo umuhungu amaze kwambara teka manze nongera aya mazi nyasubiremo nyasezere. Umuhungu ubwo yakiyasubiramo agezemo hagati ahita ateberamo azamura amaboko hejuru ati nyabuna ndapfuye. Ubwo abahungu nibwo bahise bajyamo bari kumwe bamushakisha reka da baramubura. Bamaze kumubura nyuma yaho nibwo abantu bose twahanyuze tuhogenda turi abantu benshi baba batanu baguyemo umuntu abantu turahura twese turashika gusa idamu si ubwa mbere iguyemo umuntu yavuye ku ishuri aje koga bari baje koga gusa idamu kenshi ubuyobozi ntibudufashe n'abana b'imyaka 3 bava ku ishuri baza bahita bajya mu mazi bakoga kandi benshi bapfiramo. Umuyobozi w'akarere ka Nyagatare wungirije ushinzwe imibereho myiza y'abaturage Madamu Murekatete Juliet aganira na BTN TV nawe yemeza iby'aya makuru ariko nanone akomeza agenera ubutumwa abaturage. Bari mu kazi bisanzwe turimo n'ubundi twerekera Matimba ejo nyuma tugeze hafi aha umuyobozi w'ishuri aduhamagara yagiye si Matimba atubwira ko bari ku idamu ariko bagize ibyago ko hari umunyeshuri waguye mu idamu. Naburaga iminota mikeya rero ndamubwira ngo ndahageze n'ubundi nari hafi ndaza nyine n'inzego z'umutekano twari kumwe na polisi n'ubundi nasanze yahageze ya hano mu Matimba nubwo hari muri Musheri ariko Matimba niho habegereye. N'umwana wahaguye n'ikigo cya Matimba bivuga ko n'ubundi ni ahantu hahana imbibi hegereye Matimba kurusha kwegera umurenge wa Musheri. Aha rero twasanze abana 4 batubwira ko barimo kogana na mugenzi wabo witwa Murangira James imyaka 19 bose bari abahungu hanyuma bigana muri senior 5 HGL ubwo ni history yo barafatishya baba bashoje examen mbere saa 6 babonye nta kizamini kijyanye na saa 6 bamaze kurya batinzira nyine n'abaganiriza tubabwira ko abana birinda kuhogera kuko kenshi n'ubundi abana bakunda kuzamo koga hanyuma haba umwana muto wagiyemo umwana mukuru bijyanye ajya koga ariko ageze mu hagati biranga ntabwo rero wamenya ashobora kuba hari ikindi kibazo wenda yari afite ko baravuga ko asanzwe anuga cyane akaba yagiye twagize ibyago nyine turamutakaza akaba aribyo mubonye umuryango wasabye kujya gushyingura. Ubwo umunyamakuru wa BTN TV yakubukaga umurambo wa nyakwigendera wari ujyanwe gushyingurwa. Ndi Mukama Jean Damoro, iyi ni BTN TV Rwanda mu murenge wa Musheri na Matimbo mu karere ka Nyagatare mu ntara y'Iburasirazuba bw'u Rwanda.
wari uriho ukuramo urugi yahise amukubita igitsiburira ahita ahoboka mu muhogo. Inifomu ya leta yari yambaye nabo bagenda bagatoragura mu makaritsiye bakaza basenya. Ko umwe muri abo baje gusenya yafashe uwo muntu uyu mumama wahangaha mama Rugwiro aramusunika agwa mu cyobo, amaze kumuta mu cyobo twahuruye tuje gutabara. Hari abaturage bahari bo mudugudu wacu. Yego bimaze kubaho twe twaje tuje gutabara nk'abaturage batuye umudugudu wa Gitaraga. Twagize amahirwe na polisi y'u Rwanda iraza. Yego niyo yaje iradufasha, niyo mpamvu ubona hari umutuzo. Aba ni bamwe mu baturage batuye mu mudugudu wa Gitaraga mu kagari ka Kibenga mu murenge wa Ndera mu karere ka Gasabo bavuga ko bababajwe n'ibyakorewe Muhongerwa Jacqueline ngo waje gusenyerwa n'ubuyobozi bw'akagari buri kumwe na daso coordinator w'umurenge aherekejwe n'ushinzwe imyubakire ku rwego rw'umurenge ngo bahagera umwe mu bari baje gusenyera uyu muryango agasunika uyu mubyeyi akamuta mu cyobo gisaga metero 10 akaza gukurwamo ari ineri. Ubwo twageraga habereye ibi abo muri uyu muryango batugaragarije icyangombwa bari barahawe na enjeniyeri w'umurenge wa Ndera, aho bari barahawe icyangombwa kibemerera gusimbuza ibiti ndetse n'igisenge badahinduye imiterere y'inzu no kubaka ubwiherero bushya bungana na metero 2 kuri 2 hagasenywa ubwo bari basanganywe bwari bushaje. Ngo uyu mwenjeniyeri wari watanze iki cyangombwa yaje kwimurwa haza umushya ngo ari we watangiye kubabushabusha kugeza ubwo yaje kubasenyera bafite iki cyangombwa. Mu gahinda kenshi bano baturage bavuga ko ibyakorewe uyu muturage bidakwiye, bagasaba ko bamutaye muri iki cyobo nubwo yavanywemo akajyanwa kwa muganga ariko bakagombye kubiryozwa. Hari umugabo niwe wabaye nk'uhungabanya uriya mubyeyi yaje amwegereye arimo abaza ati ariko ibi ni ibiki gute mudusenyera, yamufasha amuzunguza ararekura. Uwo ninde wamufashe? Ngo ni umwenjenyeri ariko niwe wamufashe aramuzunguza amunaga muri cya kinogo. Noneho gitifu abonye ko bikomeye gutyo, gitifu uwuhe w'akagari n'abo badaso baherako basohoka batanya gufata umugabo babandi baba bari gusenya bo baherako bahuruduka babirukanse kubera twa turi bakeya bamwe babirukanka barabacika. Naherako mfateza njye nirukanka njya ku muhanda njya guza ati nimutabara umukuru w'umudugudu nyaboneka dore umuntu bamukuye mu cyobo. Nibwo nahinduye ntabwo umukuru w'umudugudu yari hano muri karitsiye nta wari uhari. Mperako ndanyandakata ndagaruka ntageze usanga n'ubundi wa muntu aracyari. Ubwo nuko byagenze nta kuvuga ngo ubavuga hirya no hino wapi uwamutuyemo uwo mwana w'umukobwa waramuzi yamubonye uwamusita yagarika turumwa amuturamo urumva bo bari bahari bo bari bafite amapiki. Ko umwe muri abo baje gusenya yafashe uwo muntu uyu mumama wahangaha mama Rugwiro aramusunika agwa mu cyobo, amaze kumuta mu cyobo twahuruye tuje gutabara. Hari abaturage bahari bo mudugudu wacu. Yego bimaze kubaho twe twaje tuje gutabara nk'abaturage batuye umudugudu wa Gitaraga. Twagize amahirwe na polisi y'u Rwanda iraza. Yego niyo yaje iradufasha, niyo mpamvu ubona hari umutuzo. Ariko icyatubabaje niba ibintu byakozwe ukaza uvuye ku murenge ukaza uje gusenya ibintu ntumenyesheje nyiri umudugudu mubwira ati ibintu byakozwe mu mudugudu wawe ni ibiki, uraje urabisenyesheje utaye umuntu mu cyobo. Turacyari mu minsi 100 ntabwo irarangira, sibyo? Twahunganya nk'abanyarwanda. Ngiye nitwa Nyirabizimana Valentine kandi umutwara sibo nkaba vice presidente mu rugaga rw'abagore mu mudugudu wa Gitaraga. Nisabira ubuyobozi ni ukurenganura umubyeyi bakanamuvuza bamutayemo, ikindi abayobozi bagakurikiranwa. Acungiwe umutekano mu buryo bukomeye cyane ngo kugira ngo ataza gufatwa amashusho n'itangazamakuru. Umuyobozi w'uyu murenge wa Ndera yagize ubutumwa agenera aba baturage bari bashyize amajwi yabo hejuru bavuga ko ibyakozwe bidakwiye ndetse bagomba guha ubutabera uyu muryango. Iyo bavuze ngo umuturage ku isonga, sibyo? Ni umuturage wumva ubuyobozi wumva za gahunda za leta, sibyo? Ubu hari umuturage ufite ikibazo n'ubuyobozi ahangaha, njye hari umuntu ufite ikibazo, hari umuntu umwe ufite ikibazo. None se kweki mwumva ko twabarenganya kandi ari mwe dushinzwe? Ubu ngiye kuba ndahangaha nuko muhari, mudahari ntabwo naba mpari, sibyo? Mugomba rero kwishyiramo ko ubuyobozi bubakunda. Mu gahinda gasaza umutima Rwanani Anastasi umugabo w'uyu mugore wajyanywe kwa muganga nyuma yo kujugunywa mu cyobo gifite ubuhaname busaga metero 10 aratubwira amanzaganya bahuye nayo n'ukuntu ngo bakomeje kubushabushwa n'ushinzwe imyubakire muri uyu murenge. Byose narabikoze rero uwo mwenjeniyeri mushyashya aza rero
ambwira yuko ngo nakoze amakosa ngo nubatse ngo bitari ibyo bampaye arangije arigendera saa 2 z'ijoro arampamagara ati ni nk'agafata yego avuga ati rero agafata nta gafata mfite yego ugashaka agafata kangana iki yego ngo kugira ngo ibintu byawe ngo birame ngo bikomere ngo nimbanze ngo mu 400. Ku murongo wa telefone tuvugana n'umuvugizi w'umujyi wa Kigali madamu Emma Claudine Ntirenganya yagize byinshi atangaza kuri iki kibazo ndetse agira n'ubutumwa agenera abaturage batuye mu mujyi wa Kigali cyane cyane bashaka ibyangombwa byo gusana ndetse n'ibyo kubaka. Kuba umuntu waguhaye icyangombwa runaka yakwimuka ntabwo bisobanura ko yimukanye n'icyangombwa. Icyangombwa cyo gikomeza kugira agaciro, ahubwo igikomeye cyane ni kibari cyo kureba ngo ese ibyo wasabwe gukora nibyo urimo gukora cyangwa birengejeho. Hahandi dukunda kwibutsa abantu ngo iyo uhawe icyangombwa cyo kubaka ugomba gukora ibyo waherewe icyangombwa. Iyo hageze ibyo urenzaho bibara akajagari kandi ako kajagari gakurwaho. Uyu nguyu rero nawe yari yahawe icyangombwa cyo kubaka dushe agakora n'amasuku, ariko arenzaho atangira komekaho ibindi byumba byo gukodesha nk'uko yari asanzwe afite n'inzu zo gukodesha. Ako kajagari rero niko kagombaga gukurwaho. Nk'uko mwari murimo kubivuga rero habayeho impanuka iby'ibyago, uyu mudamu nyir'urugo agwa muri kiriya cyobo. Kugeza ubu ngubu ku makuru dufite bivugwa yuko ashobora kuba yakiguyemo gutyo gusa, ariko biranashoboka ko hari umuntu ushobora kuba yamukomye. Mu by'ukuri ntabwo turamenya neza ngo byagenze kugira ngo agwemo, ariko igikomeye cyane tureba ni ubuzima bw'umuntu waguye mu cyobo, hanyuma tukareba ngo buhagaze gute. Yajyanywe rero ku bitaro bya Masaka, ambulance yaje kumutwara ku bitaro bya Masaka. Kubigaragarira amaso wabonaga ko nta gikomere afite, nta kibazo afite, ariko buriya iyo umuntu akoze impanuka nk'iyo ngiyo ntabwo ushobora guhita ubirebesha amaso ngo uvuge ngo nta kibazo afite. Dutegereje ibiza kuva kwa muganga kugira ngo turebe niba bamusezerera, niba basanga nta kindi kibazo yagize, cyangwa se niba gihari noneho agahabwa ubuvuzi akeneye. Ku cyifuzo cy'abaturage basaba ko abagize uruhare mu guhirika Muhongerwa Jacqueline muri iki cyobo basaba ko ababikoze bakagombye gukurikiranwa, turacyagerageza kuvugana n'inzego z'umutekano kugira ngo zitubwire icyaba kirimo gukorwa kuri byo. Amakuru make turaza kumenya tukaba tuzayagarukaho mu makuru ya Chata. PTN TV mu murenge wa Ndera wo mu karere ka Gasabo mu mujyi wa Kigali, Ndindahiro Valence Papi. Ni amakuru yamenyekanye ko ya 15 Kamena 2026 ko imva yari ishyinguwemo umwana w'umukobwa witwaga Uwasereya, akaba ngo yararwaye amasaha make agahita apfa. Abantu batamenyekanye rero ngo bayicukuye maze bagakuraho igitambaro gitwikiriye isanduku bakagitwara, yewe ngo na zimwe mu mbaho zari zigize iyi sanduku bakaba barazitwaye, maze ngo bakanatwara bimwe mu bice by'ingingo z'umubiri we. Uyu mubiri kandi ngo ukaba wari umaze amezi 8 ushyinguye muri iri rimbi rusange ry'abaturage. Abaturage baragira bati nyine twarahageze n'abayobozi baraza ubwo barahareba, hamaze kubareba baje n'abaturage wo batubwira ati mushake amasuka. Umugabo bita Nyakarundi Telesiforo avuga ati mushake amasuka, hanyuma turebe ko yuko umuntu bamukuyemo nangwa se arimo. Nibwo twasuye turareba dusanga harimo iki gihande cy'igice cyo hasi, ariko nta bindi nye birangije. Abapolisi nibo bavuganye, sinzi ibintu bavuganye, bavuga ati ubwo ngubwo twebwe twaje twakurikirana amakuru buryo ameze, nedusanga uwo muntu nedusanga yarabikoze uwo ari we agafatwa azahanwa. Atambara ko baragatwara igufwa nyine ryabona uko iyo ukuyeho intuze isanduka tweguyeho dusanga akaboko k'igufwa gutya bakarambuye hejuru y'ibitambara bamwambitse. Isanduka nayo mbega ni igice, ibindi bari babitwaye nta byari birimo. Ubwo harimo imbaho ebyiri zonyine, izindi bazijyanye nta zari zirimo. Ibintu nyine nagamumanwa, ibi ngibi ni ugutera umubyeyi wamubyaye inkota mu rubavu. Ibi bintu usibye gusenga abanyamasengesho bakamusengera, ibintu ntibizongera kubaho.
nyina wa nyakwigendera nawe avuga ko ibi byose abishinja umuturanyi we wamubwiye ko azamuhekesha amaboko bityo ngo agasigarira ahagaze. Yakomeje agira ati inenge umwana wanjye yapfuye kuri 15 z'ukwezi kwa 11 hari hashize amezi 7 noneho ejo bundi abantu bajyaga mu ifamu ubwo noneho baraza baravuga ati nyamara wa mwana w'Nyamuheba bamuzifuza ubwo ejo mu gitondo nibwo twagiye dusanga bacukuye bakoramo ibyo bakuramo barangije ubwo ngubwo barongera basibiraho gataka gakeya bakuyemo agatambaro ko hejuru bashyira ku isanduka ubwo noneho basanga akaboko k'igufwa nako kari hejuru y'isanduka. Igufwa ry'akaboko? Yego. Batwara n'akabaho ko ku mutwe wo ku mwana nyine ku isanduka aho ngaho. Nyine ubwoba ntabwo bwabura kuko nanjye mba mvuga ngo nanjye ntaho ndi. Nta bukeka se. Nyine bamuruzi ubwo nibo bamuzikuye kuko hari umuntu duturanye yaravuze ati nzabahera paka bashizeho. Abaturage barabizi bo mu mudugudu. Hari raporo yakozwe se? Oya ntayo. Umudugudu cyangwa ntabyaza? Mudugudu yabyumva se abayobozi bahawe intebe. Natunguwe nuko nyine nagiye kumva numva ngo umwana amaze igice cy'umwaka ngo bamukuyemo. Hano uretse ubukira ari nk'ibishoboka na ahantu nahimuka ngewe. Ko nanjye ntaho ndi n'abana ntaho bari. Umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Rukirira Bwana Buhiga Josue avuga ko aya makuru ari yo gusa ahakana ko hari ibice by'umubiri ibyabuze. Agize ati murakoze ubusanzwe rwose biriya ni ibintu bitakagombye gukorwa n'abantu bafite ubwenge cyangwa se abantu bazima bavukanye umutima n'uburere mboneragihugu gufata umwanya ugatekereza kujya kureba ahantu umuntu bamushinguye ukagerageza kwirabute kuvanaho itaka ukagera ku isanduku nubwo basaba umubiri basanze urimo ntabwo ari ibintu byiza. Turakangurira abaturage bose kuzirinda kandi buri wese ku ijisho rya mugenzi we. Ibi byabereye mu mudugudu wa Rwagakobe akagari ka Nyinya umurenge wa Rukirira ho mu karere ka Ngoma. Itangazamakuru rya BTR TV ubwo twageraga muri iri rimbi twasanze ubuyobozi bw'inzego bwite za leta bumaze kuhava bumaze kandi gusibiranya iyi mva nyuma yuko hamaze gukorwa iperereza ko umubiri wa nyakwigendera waba ukiri muri iyi mva ngo nibwo abaturage bageragamo basanga bimwe mu bice nta birimo ndetse n'igitambaro cyari gitwikiriye iyi sanduku nta gihari yewe ngo na bimwe mu bice by'ingingo z'umubiri we nta bihari ngo dore ko basanze ibiri intatane. Abaturage bakavuga ko ntahandi ibi bice byagiye gukoreshwa uretse kurogeshwa kubemerera amarozi. Baramanuka abapolisi na ntunze na daso Haribo na RIB bose bari baje tugerayo n'ubundi dusanga imvira rangaye n'ubundi baravuga bati mudufashe ducukure turebe ko umurambo baba bawukuyemo turacukura n'ubundi uko dushyingura hari agatambaro dushyira hejuru y'isanduka twasanze barakatwaye ko nibwo twacukuraga dusanga n'isanduka barayicaye ngo hari imbaho bajyanye. Imbaho urebye narwo hari urubaho bashobora kuba barajyanye. Urebye amagufa twabonye twatekereje ko hari ibice baba bajyanye ushobora kuba bagiye kubishakamo imiti yo kumara abandi bantu. Ije ndi umuturage wa hano turaturanye iwanjye ni ruguru hano ni umuturanyi wa hafi. Yego. Ariko mu by'ukuri natwe byatubereye ikintu gikomeye tumaze kumva iyo nkuru n'ubundi twahamagaye abayobozi b'umudugudu bajyayo kuko dusanga imvira arangaye. Yari imeze ite duha ishusho yayo urebye bari bacukuye baragenda bageraho umurambo nyine wari ushyinguye mu mva urebye bakoresheje n'amasuka. Umwana mu by'ukuri yapfuye kuri 10 twari twamushyinguye kuri 15 z'ukwa 11 nabwo mwana yapfuye atanarwaye urebye. Ariko hagati aho muri iyo minsi uyu mudamu yashyamiranye na nyirabukwe hirya ahangaha barashyamirana nyine induru ziravuga byabyo turatabara birangije bivaho haza gukurikiraho urupfu rw'uwo mwana. Mwana nibwo nyine twajyaga kumushyingura ariko icyatangaje ku munsi w'ejo bundi nko kuwa urebye babikoze nko mu byo kuwa gatandatu
ijoro ryakeye biba kuwa gatandatu ubwo inkuru nibwo yatugiragaho ku cyumweru nibwo nyine n'ubundi twagiyeyo n'abayobozi umuyobozi w'umudugudu atanga amakuru ku rwego rw'umurenge baramanuka abapolisi na ntunze na daso na ribu bose bari baje tugerayo n'ubundi dusanga imvura irangaye n'ubundi baravuga bati mudufashe ducukure turebe ko umurambo baba bawukuyemo turacukura n'ubundi uko dushyingura hari agatambaro dushyira hejuru y'isanduka twasanze barakatwaye ko nibwo twacukuraga dusanga n'isanduka barayicaye ngo hari imbaho bajyanye imbaho urebye narwo hari urubaho bashobora kuba barajyanye nuko nibwo twasanze isanduka n'ubundi urubaho barunogoyemo kabiri bapfunduye dusanga hari n'agatambaro kariho k'agatanyu gatoya tugira impungenge turavuga ko agatambara kariho aha hantu ahari aka gatambara ntibamukuyemo ntibamutwaye niko gutabaza rero dutabaje ribije twaje kuza baje gusaba uburenganzira nabo sinzi ubwo aho bahamagaye batwemerera yuko turi bucukure tukareba ko uwo muntu bamutwaye ducukuye dusanga umuntu twavuga ko arimo ariko ntabwo arimo yego kuko bigaragara ntabwo bahinze bashaka kugira barebe insanduka gusa twaragiye dusanga ibijyanye n'umusambi hejuru ujyaho nta wigeze uboneka intunze agashuka kamwe ka move kamwe kaba kariho umusaraba ako baragatwaye nta kabonetse ikindi tugeze ku mbaho bwite ku isanduka nyirizina dusanga urubaho rumwe bararumennye bararutwikije ruracika ngo narugana ku mutwe ku mutwe ariko mu gice cyo hejuru nko kujya mu gatuza ngira ngo hagaragaraga aho twabonaga imbavu yego nuko ubwo turebye dusanga wa mwana uko yarashembye muri cya gitambara cyo bamufubitse cyangwa bamushembyemo amaze kugira gushiramo umwuka dusanga bagitoboye nacyo ibyo bakuyemo nta wabimenya gusa icyo twabonye ni igufwa rimeze nk'iry'umurundi naryo twaribonye hejuru ya cya gitambara ntiryari kirimo imbere riri inyuma bigaragara ko rero bafite amagufwa batwaye nk'umuyobozi w'umutekano uyu mudugudu wabundi usanga ubamo amarozi turayakeka ariko ntabwo nakubwira ngo ni runaka ubikora yego uyu mukecuru avuga ko hari umuntu uhora amushyira mu majwi amubwira ko abazamutoraguraho abana iyo nyandiko mugeze muyikora oya nta nyandiko twigeze dukora ubwo ni muri ya magambo y'abantu bahangana bakavugana ariko nta n'urubanza rwabo turigera ducana rimwe gukorwa keretse ubugenzacyaha nibwo bufite icyo bwakora naho twebweho turi abaturage hano ntacyo twabikoraho gusa amakuru afatika twayatanze bindi byo ntacyo dufite twarenzaho kuri ibyo ngibyo byakozwe sawa nta bindi Gatera Alphonse BTN TV Iburasirazuba bw'u Rwanda iyo mubashira mwakira cyobo mukabamazamo iminsi nyina yamazemo na shehe akumva ubabara nyina yagize amutwita amezi 9. Turi ku kibuga cy'umurenge wa Mutenderi ni mu kagari ka Mutenderi mu murenge wa Mutenderi mu karere ka Ngoma. Ahangaha nahaberaga urubanza ruregwamo abantu bane barimo uwitwa Hakizimana Jarike bakundaga kwita shehe, umugore we Musengimana Claudine, hakaza Isumba byose Jacques wari umufundi, ndetse na Nzabonimana Thierry wafashije shehe kwica nyina bamutabye mu cyobo. Ni icyaha cyakozwe tariki ya 2 z'ukwezi kwa 5 2026 ubwo uyu bakunda kwita shehe yahamagaye Nzabonimana Thierry akamufasha bakaniga umukecuru Mukaremezo Saverina bakamuta mu cyobo cyari mu gikari, bikarangira nyuma y'iminsi 6 avanwemo ari muzima yagezwa hejuru agahita yitaba Imana. No rubanza rwaburanywe kuwa 2 w'icyumweru gishize aho babiri baburanye bemera icyaha barimo uyu bakunda kwita shehe ndetse n'uwamufashije witwa Nzabonimana
Nzabonimana Thierry mu gihe umugore wa Shehe Claudine we yaburanye ahakana icyaha ndetse n'umufundi wapfundikiye icyobo cyatawemo Saverina nawe yaburanye ahakana icyaha. Urubanza rero rwasomwe kuri uyu wa kabiri tariki 9 z'ukwezi kwa gatandatu 2026 maze urukiko rwisumbuye rwa Ngoma rushingiye ku ngingo y'107 y'itegeko rihana ibyaha n'ibihano muri rusange riteganya ko umuntu uhamijwe n'icyaha cyo kwica ahanishwa igifungo cya burundu maze bose uko ari bane rubahamya ubufatanyacyaha ndetse n'ubwicanyi maze rubakatira igifungo cya burundu. Icyemezo cy'urukiko rwemeje ko ikirego cy'ubushinjacyaha gifite ishingiro, rwemeje ko Jarick Hakizimana, Nzabonimana Thierry Etienne alias Nzabo, Sumba bose Jacques alias Sud na Musengimana Claudine bahamwa n'ubufatanyacyaha bw'icyaha cy'ubwicanyi bohanishije igihano cy'igifungo cya burundu nuko rukijijwe kandi rusomewe mu ruhame ku itariki 9 z'ukwa gatandatu umwaka wa 2026 rugizwe n'umucamanza afashijwe n'umwanditsi. Bamwe mu baturage baragaruka kumva mutima zabo nyuma yuko aba uko ari bane bakatiwe igifungo cya burundu. Nubwo cyane ntakivanga mu bintu bya politike nicyo ngicyo nta kindi narenzaho ku bihano babahaye nibyo. Ikintu kinshimishije nuko babakatiye burundu babakatiye yari kwiye kuko ibintu bakoze ni indengakamere cyane birababaje kandi nkatwe nk'abaturage bidusigiye isomo ryo gutangira amakuru ku gihe no kutivanga mu byaha by'ubwicanyi. Hoya bose babigizemo uruhare kuko nta n'umwe icyaha kitagaragaraho, ari uwamufashe amaguru bakamwica nawe icyaha kiramuhama, ari n'umufundi wamwubakiyeho icyaha kiramuhama. Urumva ko nta n'umwe barenganyije, twe turanyuzwe nk'abaturage kuko ubu tugiye gusigara dutuje, sibyo? Nge n'ubushize mvugira kuri radiyo navuze yuko umukecuru bamushakira ubutabera. Leta y'u Rwanda irakoze cyane. Nitwa Savio Kwizera TV1 mu murenge wa Mutenderi mu karere ka Ngoma. Twarashonje twabaye bakanyamendene twambura kandi twarakoze. Mu gihe benshi mu baturage bo mu murenge wa Rusebeya mu karere ka Rutsiro babyukira mu mirima no mu misozi ya Kongo niritoshye bizeye ko imbaraga zabo zizabafasha kwikemurira ibibazo bahura nabyo mu buzima bwabo bwa buri munsi. Bamwe bavuga ko ibyo byiringiro byahindutse amarira nyuma yo kutabona ibyo baba bakoreye. Nta hantu tutaciye amatarasi ariko yo tugiye guhembwa ugasanga bamwe bayabonye abandi bayabuze kandi dukorana. Ikibazo cyabaye kwa Makenzene basohoye icyarimwe, umwe bakajya bamuhimwe undi bakamuha 2 3 4. Hari abayabonye yuzuye abandi barayabura. Bamwe nibo bavuga ko batahawe aya Makenzene 4 uretse ko n'abavuga ko bahembwe rimwe babaza impamvu zo kudahembwa bakabwirwa ko konti zabo zapfuye. Nje buri munsi ndagenda ngo n'amafaranga ariho kandi narakoze sinigeze nasiba. Inabo bayabuze ngo kote zarapfuye ukibaza tesi yo ngiyi imwe wabonye wayibonye kuki andigajyahe. Ndahembwe ejo nagiye ngo nejo ejo. Uku kutabona amafaranga abaturage bavunikiye bavuga ko byabagizeho ingaruka zirimo no kwiteranya n'ababakobye ibyo kurya bababeshya ko bazabishyura vuba ntibabishyure bakaba bariswe bakanyamadeni. Amakenzeni 4 baravuze ngo bagiye kuyahemba noneho barayabura bagerekaho yayandi angahe na none 2 kadahari. Ubu n'abagabo natwagowe urukubona umugore ngo yagiye mu kazi umugabo yaba afite agatama ati none saba abana bajye kwiba akakagurisha akagenda bakagira gute. Mwabanyamakuru mutanga amakuru neza. Nyine twabaye bakanyamendene twambura kandi twarakoze. Bucya mu gitondo ugenda bucya bwira ugenda utiraguza barangiza ngo ntayo mbado amafaranga yacu. Twarashonje byaranze nana mituweli nago turayibona. Basaba guhabwa amafaranga yabo kugira ngo bayakemuze ibibazo bibabangamiye. Icyifuzo nuko nabo mwabageraho na ba gitifu mituweli yuriye ntago bari kuyaduha ngo wenda uyitange. Hari amafaranga ngo ayirondo bari kuyakwaka buri kwezi 1000 ukagenda waba ufite inkoko ukayigurisha ngo nzigame amafaranga yabo. Ubwo rero ni mudukorera ubuvugizi. Umunyamabanga nshingwabikorwa w'agateganyo w'umurenge wa Rusebeya niyo dusenga Jire yabwiye TV na Radio 1 uko ikibazo cyabaye ari uko habayeho ibijyanye no guhuza sako zikajya zikora hifashishijwe ikoranabuhanga ibyatumye hahindurwa nomero z'udutabo abaturage bakoreshaga ariko akizeza ko ikibazo kigiye gukemurwa vuba bakishyurwa. Amafaranga arahari shimye ko banakubwiye ko bamwe amafaranga bayabona ariko batwihanganire nako kabazo kavutse
k'amakonte turabizeza ko birakemuka rwose vuba bishoboka. Aba baturage kuva batangiye gukora akazi mu mushinga wa Kongo niritoshye bamaze gukora amakenzeni 15. Ikenzeni ya 11 niyo yagaragayemo abenshi bavugaga ko batabonye amafaranga kuko abagera kuri 70 ari bo bagaragaje ikibazo cyo kutabona amafaranga kuri konti zabo. Umushinga wa Kongo niritoshye mu karere ka Rutsiro uri mu mirenge igera kuri 6 ukaba ugamije gusubiranya icyogogo cy'imisozi ya Kongo niritoshye. Nubwo uyu mushinga witezweho kugira uruhare mu kubungabunga ibidukikije no guhanga imirimo, bamwe mu bawukoramo bavuga ko gutinda guhembwa bikwiye gukemurwa byihuse kugira ngo imbaraga bakoresha zijyane n'ibyo bakorera. Donse Tuyizere, TV1 mu karere ka Rutsiro. Iyo mubashira mwakira cyobo mukabamazamo iminsi nyina yamazemo na shehe akumva ubabara nyina yagize amutwita amezi 9. Turi ku kibuga cy'umurenge wa Mutenderi mu kagari ka Mutenderi mu murenge wa Mutenderi mu karere ka Ngoma. Ahangaha nahaberaga urubanza ruregwamo abantu 4 barimo uwitwa Hakizimana Jarike bakundaga kwita shehe, umugore we Musengimana Claudine, hakaza Isumba byose Jacques wari umufundi, ndetse na Nzabonimana Thierry wafashije shehe kwica nyina bamutabye mu cyobo. Ni icyaha cyakozwe tariki ya 2 z'ukwezi kwa 5 2026 ubwo uyu bakunda kwita shehe yahamagaye Nzabonimana Thierry akamufasha bakaniga umukecuru Mukaremezo Saverina bakamuta mu cyobo cyari mu gikari, bikarangira nyuma y'iminsi 6 avanwemo ari muzima yagezwa hejuru agahita yitaba Imana. No rubanza rwaburanywe kuwa 2 w'icyumweru gishize aho babiri baburanye bemera icyaha barimo uyu bakunda kwita shehe ndetse n'uwamufashije witwa Nzabonimana Thierry, mu gihe umugore wa shehe Claudine we yaburanye ahakana icyaha ndetse n'umufundi wapfundikiye icyobo cyatawemo Saverina nawe yaburanye ahakana icyaha. Urubanza rero rwasomwe kuri uyu wa 2 tariki 9 z'ukwezi kwa 6 2026 maze urukiko rwisumbuye rwa Ngoma rushingiye ku ngingo y'107 y'itegeko rihana ibyaha n'ibihano muri rusange riteganya ko umuntu uhamijwe n'icyaha cyo kwica ahanishwa igifungo cya burundu, maze bose uko ari 4 rubahamya ubufatanyacyaha ndetse n'ubwicanyi maze rubakatira igifungo cya burundu. Icyemezo cy'urukiko rwemeje ko ikirego cy'ubushinjacyaha gifite ishingiro, rwemeje ko Jarike Hakizimana, Nzabonimana Thierry Etienne alias Nzabo, Isumba bose Jacques alias Sud na Musengimana Claudine bahamwa n'ubufatanyacyaha bw'icyaha cy'ubwicanyi rohanishije igihano cy'igifungo cya burundu. Nuko rukijijwe kandi rusomewe mu ruhame ku itariki 9 z'ukwa 6 umwaka wa 2026 rugizwe n'umucamanza afashijwe n'umwanditsi. Bamwe mu baturage baragaruka kumva mutima zabo nyuma yuko aba uko ari 4 bakatiwe igifungo cya burundu. Nubwo cyane nta kivanga mu bintu bya politike, ni icyo ngicyo nta kindi narenzaho ku bihano babahaye nibyo. Ikintu kinshimishije nuko babakatiye burundu babakatiye yari kwiye kuko ibintu bakoze ni indengakamere cyane, birababaje kandi nkatwe nk'abaturage bidusigiye isomo ryo gutangira amakuru ku gihe no kutivanga mu byaha by'ubwicanyi. Hoya bose babigizemo uruhare kuko nta n'umwe icyaha kitagaragaraho, ari uwamufashe amaguru bakamwica nawe icyaha kiramuhama, ari n'umufundi wamwubakiyeho icyaha kiramuhama. Urumva ko nta n'umwe barenganyije. Twe turanyuzwe nk'abaturage kuko ubu tugiye gusigara dutuje, sibyo? Nge n'ubushize mvugira kuri radiyo navuze yuko umukecuru bamushakira ubutabera. Leta y'u Rwanda irakoze cyane. Nitwa Savio Kwizera, TV1 mu murenge wa Mutenderi mu karere ka Ngoma. wari uriho ukuramo urugi yahise amukubita igitsiburira ahita ahoboka mu mwobo. Yambaye inifomu ya leta yari yambaye nabo bagenda bagatoragura mu makaritsiye bakaza basenya. Ko umwe muri abo baje gusenya yafashe uwo muntu, uyu mumama wahangaha mama Rugwiro
aramusunika agwa mu cyobo amaze kumuta mu cyobo twahuruye tuje gutabara hari abaturage bahari bo mu mudugudu wacu yego bimaze kubaho twe twaje tuje gutabara nk'abaturage batuye umudugudu wa Gitaraga twagize amahirwe na polisi y'u Rwanda iraza niyo yaje iradufasha niyo mpamvu ubona hari umutuzo. Aba ni bamwe mu baturage batuye mu mudugudu wa Gitaraga mu kagari ka Kibenga mu murenge wa Ndera mu karere ka Gasabo bavuga ko bababajwe n'ibyakorewe Muhongerwa Jacqueline ngo waje gusenyerwa n'ubuyobozi bw'akagari buri kumwe na daso coordinator w'umurenge aherekejwe n'ushinzwe imyubakire ku rwego rw'umurenge ngo bahagera umwe mu bari baje gusenyera uyu muryango agasunika uyu mubyeyi akamuta mu cyobo gisaga metero 10 akaza gukurwamo ari ineri. Ubwo twageraga habereye ibi abo muri uyu muryango batugaragarije icyangombwa bari barahawe na enjeniyeri w'umurenge wa Ndera aho bari barahawe icyangombwa kibemerera gusimbuza ibiti ndetse n'igisenge badahinduye imiterere y'inzu no kubaka ubwiherero bushya bungana na metero 2 kuri 2 hagasenywa ubwo bari basanganywe bwari bushaje. Ngo uyu mwenjeniyeri wari watanze iki cyangombwa yaje kwimurwa haza umushya ngo ari we watangiye kubabushabusha kugeza ubwo yaje kubasenyera bafite iki cyangombwa. Mu gahinda kenshi bano baturage bavuga ko ibyakorewe uyu muturage bidakwiye bagasaba ko bamutaye muri iki cyobo nubwo yavanywemo akajyanwa kwa muganga ariko bakagombye kubiryozwa. Hari umugabo niwe wabaye nk'uhungabanya uriya mubyeyi yaje amwegereye arimo abaza ati ariko ati ibi ni ibiki gute mudusenye yamufasha amuzunguza ararekura. Uwo ninde wamufashe? Ngo ni umwenjenyeri ariko niwe wamufashe aramuzunguza amunaga muri cya kinogo. Noneho gitifu abonye ko bikomeye gutyo gitifu uhe w'akagari nabo badaso bahereko basohoka batanye gufata umugabo babandi bari gusenya bo bahereko bahuruduka babirukanse kubera twa turi bakeya bamwe babirukanka barabacika nahereko fateza njye nirukanka njya ku muhanda njya guza ati nimutabara umukuru w'umudugudu nyaboneka dore umuntu bamukuye mu cyobo nibwo nahinduye ntago umukuru w'umudugudu yari hano muri kayitse nta wari uhari mpera ko ndagenda katanagaruka ntagiye dusanga n'ubundi wa muntu aracyari ubwo nuko byagenze naho kuvuga ngo ubavuga hirya hino wapi uwamutuyemo uwo mwana w'umukobwa baramuzi yamubonye wamusitaye agarika aturumwa amuturamo urumva bo bari bahari bo bari bafite amapiki ko umwe muri abo baje gusenya yafashe uwo muntu uyu mumama wahangaha mama Rugwiro aramusunika agwa mu cyobo amaze kumuta mu cyobo twahuruye tuje gutabara hari abaturage bahari bo mu mudugudu wacu yego bimaze kubaho twe twaje tuje gutabara nk'abaturage batuye umudugudu wa Gitaraga twagize amahirwe na polisi y'u Rwanda iraza niyo yaje iradufasha niyo mpamvu ubona hari umutuzo ariko icyatubabaje niba ibintu byakozwe ukaza uvuye ku murenge ukaza uje gusenya ibintu ntumenyesheje nyiri umudugudu mubwira ati ibintu byakozwe mu mudugudu wawe ni ibiki uraje urabisenyesheje utaye umuntu mu cyobo turacyari mu minsi 100 ntabwo irarangira sibyo twahunganya nk'abanyarwanda ngiye nitwa Nyirabizerimana Valentine kandi umutwara sibo nkaba vice presidente mu rugaga rw'abagore mu mudugudu wa Gityo nisabira ubuyobozi ni ukurenganura umubyeyi bakanamuvuza bamutayemo ikindi abayobozi bagakurikiranwa. Acungiwe umutekano mu buryo bukomeye cyane ngo kugira ngo ataza gufatwa amashusho n'itangazamakuru umuyobozi w'uyu murenge wa Ndera yagize ubutumwa agenera aba baturage bari bashyize amajwi yabo hejuru bavuga ko ibyakozwe bidakwiye ndetse bagomba guha ubutabera uyu muryango. Iyo bavuze ngo umuturage ku isonga sibyo ngo umuturage wumva ubuyobozi wumva za gahunda za leta sibyo ubu hari umuturage ufite ikibazo n'ubuyobozi ahangaha njye hari umuntu ufite ikibazo hari umuntu ufite ikibazo none se kweki mwumva ko twabarenganya kandi ari mwe dushinzwe ubu ngiye kuba ndahangaha nuko muhari mudahari ntabwo naba mpari sibyo mugomba rero kwishyiramo ko ubuyobozi bubakunda. Mu gahinda gasaza umutima Rwanani Anastasi umugabo w'uyu mugore wajyanywe kwa muganga nyuma yo kujugunywa mu cyobo gifite ubuhaname busaga metero 10 aratubwira amanzaganya bahuye nayo n'ukuntu ngo bakomeje kubushabushwa n'ushinzwe imyubakire muri uyu murenge. Byose narabikoze rero uwo mwenjeniyeri mushyashya aza rero ambwira yuko ngo nakoze amakosa nubatse mu bitare byo bampaye arangije arigendera saa 2 z'ijoro arampamagara ati ni muhagafata yego avuga ati rero bagafata nta gafata mfite yego ndashaka gafata kangana iki yego
ngo kugira ngo ibintu byawe ngo birame ngo bikomere ngo nimbanze ngo mu 400. Ku murongo wa telefone tuvugana n'umuvugizi w'umujyi wa Kigali Madamu Emma Claudine Ntirenganya yagize byinshi atangaza kuri iki kibazo ndetse agira n'ubutumwa agenera abaturage batuye mu mujyi wa Kigali cyane cyane bashaka ibyangombwa byo gusana ndetse n'ibyo kubaka. Kuba umuntu waguhaye icyangombwa runaka yakwimuka ntabwo bisobanura ko yimukanye n'icyangombwa. Icyangombwa cyo gikomeza kugira agaciro, ahubwo igikomeye cyane ni kibari cyo kureba ngo ese ibyo wasabwe gukora nibyo urimo gukora cyangwa birengejeho. Hahandi dukunda kwibutsa abantu ngo iyo uhawe icyangombwa cyo kubaka ugomba gukora ibyo waherewe icyangombwa. Iyo hageze ibyo urenzaho bibara akajagari kandi ako kajagari gakurwaho. Uyu nguyu rero nawe yari yahawe icyangombwa cyo kubaka dushe agakora n'amasuku, ariko arenzaho atangira komekaho ibindi byumba byo gukodesha nk'uko yari asanzwe afite n'inzu zo gukodesha. Ako kajagari rero niko kagombaga gukurwaho. Nk'uko mwari murimo kubivuga rero habayeho impanuka iby'ibyago, uyu mudamu nyir'urugo agwa muri kiriya cyobo. Kugeza ubu ngubu ku makuru dufite bivugwa yuko ashobora kuba yakiguyemo gutyo gusa, ariko biranashoboka ko hari umuntu ushobora kuba yamukomye. Mu by'ukuri ntabwo turamenya neza ngo byagenze kugira ngo agwemo, ariko igikomeye cyane tureba ni ubuzima bw'umuntu waguye mu cyobo, hanyuma tukareba ngo buhagaze gute. Yajyanywe rero ku bitaro bya Masaka, ambulance yaje kumutwara ku bitaro bya Masaka. Kubigaragarira amaso wabonaga ko nta gikomere afite, nta kibazo afite, ariko buriya iyo umuntu akoze impanuka nk'iyo ngiyo ntabwo ushobora guhita ubirebesha amaso ngo uvuge ngo nta kibazo afite. Dutegereje ibiza kuva kwa muganga kugira ngo turebe niba bamusezerera, niba basanga nta kindi kibazo yagize, cyangwa se niba gihari noneho agahabwa ubuvuzi akeneye. Ku cyifuzo cy'abaturage basaba ko abagize uruhare mu guhirika Muhongerwa Jacqueline muri iki cyobo basaba ko ababikoze bakagombye gukurikiranwa, turacyagerageza kuvugana n'inzego z'umutekano kugira ngo zitubwire icyaba kirimo gukorwa kuri byo. Amakuru make turaza kumenya tukaba tuzayagarukaho mu makuru ya Chata. PTN TV mu murenge wa Ndera wo mu karere ka Gasabo mu mujyi wa Kigali, Ndindahiro Valence Papi. Ni amakuru yamenyekanye ko ya 15 Kamena 2026 ko imva yari ishyinguwemo umwana w'umukobwa witwaga Uwasereya, akaba ngo yararwaye amasaha make agahita apfa. Abantu batamenyekanye rero ngo bayicukuye maze bagakuraho igitambaro gitwikiriye isanduku bakagitwara, yewe ngo na zimwe mu mbaho zari zigize iyi sanduku bakaba barazitwaye maze ngo bakanatwara bimwe mu bice by'ingingo z'umubiri we. Uyu mubiri kandi ngo ukaba warumaze amezi 8 ushyinguye muri iri rimbi rusange ry'abaturage. Abaturage baragira bati nyine twarahageze n'abayobozi baraza ubwo barahareba, hamaze kuhareba baje n'abaturage wo batubwira ati mushake amasuka. Umugabo bita Nyakarundi Telesiforo avuga ati mushake amasuka, hanyuma turebe ko yuko umuntu bamukuyemo nangwa se arimo. Nibwo twasuye turareba dusanga harimo iki gihande cy'igice cyo hasi, ariko nta bindi nye birangije. Abapolisi nibo bavuganye, sinzi ibintu bavuganye, bavuga ati ubwo ngubwo twebwe twaje twakurikirana amakuru buryo ameze, nedusanga uwo muntu nedusanga yarabikoze uwo ari we agafatwa azahanwa. Gatambara ko baragatwaye igufwa nyine ryabona uko iyo ukuyeho intuze isanduka tweguyeho dusanga akaboko k'igufwa gutya bakarambuye hejuru y'ibitambara bamwambitse. Isanduka nayo mbega ni igice, ibindi bari babitwaye nta byari birimo. Ubwo harimo imbaho ebyiri zonyine, izindi bazijyanye nta zari zirimo. Ibi bintu nyine nagahomamunwa, ibi ngibi ni ugutera umubyeyi wamubyaye inkota mu rubavu. Ibi bintu kumuza usibye gusenga abanyamasengesho bakamusengera, ibintu ntibizongera kubaho. Nyina wa nyakwigendera nawe avuga ko ibi byose abishinja umuturanyi we wamubwiye ko azamuhekesha amaboko bityo ngo agasigarira ahagaze.
yakomeje agira ati njyewe umwana wanjye yapfuye kuri 15 z'ukwezi kwa 11 hari hashize amezi 7 noneho ejo bundi abantu bajyaga mu ifamu ubwo noneho baraza baravuga ati nyamara wa mwana wa Nyamuhire bamuzifunda ubwo ejo mu gitondo nibwo twagiye dusanga bacukuye bakora ibyo bakuramo barangije ubwo ngubwo barongera basibiraho gataka gakeya akuyemo agatambaro ko hejuru bashyira ku isanduka ubwo noneho basanga akaboko k'igufwa nako kari hejuru y'isanduka igufwa ry'akaboko yego batwara n'akabaho ko ku mutwe wo ku mwana nyine ku isanduka aho ngaho nyine ubwoba ntabwo bwabura kuko nanjye mba mvuga ngo nanjye ntaho ndi ntabwo ukeka se nyine abamuruzi ubwo nibo bamuzikuye kuko hari umuntu duturanye yaravuze ati nzabahera paka bashizeho abaturage barabizi bo mu mudugudu hari raporo yakozwe se oya ntayo umudugudu cyangwa ntabyaza umudugudu yabyumva se abayobozi bahawe intebe natunguwe nuko nyine nagiye kumubona umva ngo umwana amaze igice cy'umwaka ngo bamukuyemo uretse ubukire ari nk'ibishoboka n'ahari ahantu nahimuka ngewe ko nanjye ntaho ndi n'abana ntaho bari umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Rukirira Bwana Buhiga Josue avuga ko aya makuru ari yo gusa ahakana ko hari ibice by'umubiri ibyabuze yagize ati murakoze ubusanzwe rwose biriya ni ibintu bitakagombye gukorwa n'abantu bafite ubwenge cyangwa se abantu bazima bavukanye umutima n'uburere mboneragihugu gufata umwanya ugatekereza kujya kureba ahantu umuntu bamushinguye ukagerageza kwirabute kuvanaho itaka ukagera ku isanduku nubwo basaba umubiri basanze urimo ntabwo ari ibintu byiza twakangurira abaturage bose kuzirinda kandi buri wese ku ijisho rya mugenzi we ibi byabereye mu mudugudu wa Rwagakobe akagari ka Nyinya umurenge wa Rukirira ho mu karere ka Ngoma itangazamakuru rya BTN TV ubwo twageraga muri iririmbi twasanze ubuyobozi bw'inzego bwite za leta bumaze kuhava bumaze kandi gusibiranya iyi mva nyuma yuko hamaze gukorwa iperereza ko umubiri wa nyakwigendera waba ukiri muri iyi mva ngo nibwo abaturage bageragamo basanga bimwe mu bice nta birimo ndetse n'igitambaro cyari gitwikiriye iyi sanduku nta gihari yewe ngo na bimwe mu bice by'ingingo z'umubiri we nta bihari ngo dore ko basanze ibiri intatane abaturage bakavuga ko ntahandi ibi bice byagiye gukoreshwa uretse kurogeshwa kubemerera amarozi baramanuka abapolisi na ntunze na daso haribu na ribu bose bari baje tugerayo n'ubundi dusanga imvira arangaye n'ubundi baravuga bati mudufashe ducukure turebe ko umurambo baba bawukuyemo turacukura n'ubundi uko dushyingura hari agatambaro dushyira hejuru y'isanduka twasanze barakatwaye ko nibwo twacukuraga dusanga n'isanduka barayicaye ngo hari imbaho bajyanye imbaho urebye narwo hari urubaho bashobora kuba barajyanye urebye amagufa twabonye twatekereje ko hari ibice baba bajyanye ushobora kuba bagiye kubishakamo imiti yo kumara abandi bantu ije ndi umuturage wa hano turaturanye iwanjye ni ruguru hano ni umuturanyi wa hafi yego ariko mu by'ukuri natwe byatubereye ikintu gikomeye tumaze kumva iyo nkuru n'ubundi twahamagaye abayobozi b'umudugudu bajyayo kuko dusanga imvira arangaye yari imeze ite duha ishusho yayo urebye bari bacukuye baragenda bageraho umurambo nyine wari ushyinguye mu mva urebye bakoresheje n'amasuka umwana mu by'ukuri yapfuye kuri 10 twari twamushyinguye kuri 15 zo kwa 11 nabwo mwana yapfuye atanarwaye urebye ariko hagati aho muri iyo minsi uyu mudamu yashyamiranye na nyirabukwe hirya ahangaha barashyamirana nyine induru ziravuga byabyo turatabara birangije bivaho haza gukurikiraho urupfu rw'uwo mwana mwana nibwo nyine twajyaga kumushyingura ariko icyatangaje ku munsi w'ejo bundi nko urebye babikoze nko mu byo kuwa gatandatu ijoro ryakeye biba kuwa gatandatu ubwo inkuru nibwo yatugiragaho ku cyumweru
nibwo nyine n'ubundi twagiyeyo n'abayobozi, umuyobozi w'umudugudu atanga amakuru ku rwego rw'umurenge, baramanuka abapolisi na ntunze na daso na ribu bose bari baje, tugerayo n'ubundi dusanga imvi irarangaye, n'ubundi baravuga bati mudufashe ducukure turebe ko umurambo baba bawukuyemo, turacukura n'ubundi uko dushyingura hari agatambaro dushyira hejuru y'isanduka twasanze barakatwaye ko nibwo twacukuraga dusanga n'isanduka barayicaye. Ngo hari imbaho bajyanye? Imbaho urebye narwo hari urubaho bashobora kuba barajyanye, nuko nibwo twasanze isanduka n'ubundi urubaho barunogoyemo kabiri bapfunduye, dusanga hari n'agatambaro kariho k'agatanyu gatoya, tugira impungenge turavuga ko agatambara kariho aha hantu ahari aka gatambara ntibamukuyemo ntibamutwaye, niko gutabaza rero dutabaje ribije twaje kuza baje gusaba uburenganzira nabo sinzi ubwo aho bahamagaye, batwemerera yuko turi bucukure tukareba ko uwo muntu bamutwaye. Ducukuye dusanga umuntu twavuga ko arimo ariko ntabwo arimo. Yego. Kuko bigaragara ntabwo bahinze bashaka kugira barebe insanduka gusa. Twaragiye dusanga ibijyanye n'umusambi hejuru ujyaho nta wigeze uboneka, intunze agashuka kamwe ka move kamwe kaba kariho umusaraba, ako baragatwaye nta kabonetse. Ikindi tugeze ku mbaho bwite ku isanduka nyirizina, dusanga urubaho rumwe bararumennye bararutwikije ruracika. Ngo nurugana ku mutwe? Ku mutwe, ariko mu gice cyo hejuru nko kujya mu gatuza ngira ngo hagaragaraga aho twabonaga imbavu. Yego. Nuko ubwo turebye dusanga wa mwana uko yarashembye muri cya gitambara cyo baba bamufubitse cyangwa bamushembyemo amaze kugira gushiramo umwuka, dusanga bagitoboye nacyo. Ibyo bakuyemo nta wabimenya, gusa icyo twabonye ni igufwa rimeze nk'iry'umurundi, naryo twaribonye hejuru ya cya gitambara ntiryari kirimo imbere, riri inyuma. Bigaragara ko rero bafite amagufwa batwaye. Nk'umuyobozi w'umutekano, uyu mudugudu wabundi usanga ubamo amarozi? Amarozi turayakeka ariko ntabwo nakubwira ngo ni runaka ubikora. Yego. Uyu mukecuru avuga ko hari umuntu uhora amushyira mu majwi amubwira ko abazamutoraguraho abana. Iyo nyandiko mugeze muyikora? Oya, nta nyandiko twigeze dukora, ubwo ni muri ya magambo y'abantu bahangana bakavugana, ariko nta n'urubanza rwabo turigera ducana rimwe. Gukorwa keretse ubugenzacyaha nibwo bufite icyo bwakora, naho twebweho turi abaturage hano ntacyo twabikoraho, gusa amakuru afatika twayatanze, bindi byo ntacyo dufite twarenzaho kuri ibyo ngibyo byakozwe. Sawa. Nta bindi. Gatera Alphonse, BTN TV, Iburasirazuba bw'u Rwanda.